mu gihe benshi bibereye ku nkuru za Vestina na Idrissa Darayogo ntibazi ko muri Kongo ibintu bimeze nabi, ahubwo ko hari habuze gatoya ngo tube twaburirayo abastari bacu tuzi, barimo uwitwa The Ben, barimo Kevin Kade, barimo Austin, barimo Muyango Uwase n'abandi bakobwa benshi b'Abanyarwanda tuzi hano muri industry yacu, bari bagiye kuba bakitabira isabukuru y'umwana w'umugore uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane hano mu Rwanda, uzwi nka Alia Kuru. Akaba ari isabukuru rero yabereye hariya mu gihugu cya Kongo muri hoteli yitwa Serena yo haya muri Kongo kabisa, hariya Igoma. Ni hoteli ikunzwe cyane n'abatari bakeya, niyo yabereyemo ibirori bitandukanye rero byo kuba bakuzuza isabukuru y'imyaka 3 y'uriya mukobwa wa Alia Kuru. Uretse kuba Imana yo yahabaye igakinga akaboko ikiruka amarira, The Ben aba ari kurira avuga ati Mana yanjye wankuye kure, wandinze byinshi, ariko ni ibintu bikomeye cyane kuko ibyo twa tugiye kumva mw'iyi minsi isoza umwaka ni inkuru zitari kuba ari nziza na gato, kubera ko rwose byari giye kuba ibindi aho bari bagiye kuba bapfira muri Kongo bose. Bivugwa ko rwose ko nta numwe kuba wabasha kurokoka, kubera ko rwose ngo umwanzi target yarafite niyo kuba yahitana abastari mu Rwanda bari bagiye kuba bakicara hariya muri Kongo. Abo nta bandi rero n'ubitwa The Ben, akitwa Kevin Kade, akitwa Uncle Austin, n'abandi barimo Muyango, abarimo ba Shadia Akla, n'abandi bose bakobwa bazwi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uwitwa Alia Kuru ajya kuvuga yavuze ko ibirori byagenze neza, aravuga ati nta kibazo rwose, ndashimira abitabiriye ibirori, aravuga ati ndashimira abantu bose bavuye mu Rwanda baje kuba banshyigikira kugira ngo umwana wanjye abone urukundo, abone ko ashyigikiwe n'ababyeyi, abashe kuba yakura neza. Nuhaye ikaze no ku Mihanda TV kugira ngo ubashe kuba wakiyumvira uko inkuru imeze, uko abahanzi bacu bari bagiye kuba bashirira muri Kongo. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye agahinda, nawe nubasha kubyumva uravuga ati koko Imana ibaho, ni Imana ikinza akaboko, ni Imana ikoze ibitangaza, naho ubundi rwose umwaka ugiye kuba warangira nabi ku Banyarwanda. Ubundi byatangiye uwitwa Alia Kuru ategura isabukuru y'umukobwa we, nyine isabukuru y'umwana we waruje imyaka 3. Alia Kuru nk'umukobwa ufite amafaranga menshi rwose udasaba umunyu, aravuga ati reka ntumire abantu batandukanye bamwe na bamwe, cyane cyane b'abastari, kugira ngo abantu banabone ko mfite amafaranga, babone ko iwanje ntasaba umunyu. Ubwo rero yafashe invitation arategura, aravuga ati ndatumira abantu bakomeye cyane, barimo uwitwa The Ben, barimo Kevin Kade ufite hit muri no minsi. Aravuga ati reka ntumere n'umwe mu bahanzi tubanye neza cyane kabisa, ariwe Austin. Bose bari bagiye kuba bakitabira ibirori byo kuzuza isabukuru y'umwana wiwe nyine. Akavuga ati reka mbatumire rwose, haze kuba hashya, haze kuba hari ibintu bishimishije ku buryo n'umwana wanjye azajya byibuka akaba yabasha kumererwa neza. Ubwo nyine yarabipanze gutyo, aravuga ati reka nanjye mbe natumira bano bahanzi, atari ko bize kuba byaba mu muhezo, nyine bize kuba byaba mu ibanga rikomeye, ku buryo abantu bazajya kubona post cyangwa se amavideo agiye gucicikana ajya ku mbuga nkoranyambaga batazi igihe byabereye, batazi nuko byatangiye. Abahanzi bose rero bafashe imodoka baragenda barenga ishyamba, bavuye i Kigali rwose bagenda binjira muri Kongo n'Igoma ngo pa. Ubwo ni ko rero umwanzi nawe yamaze kumenya amakuru, yamaze kumenya uko ibintu bihagaze, aravuga ati rwose nanjye nishaka imbifirimo umwanzi, umugabo rwose ubona umusirimu, umugabo ubona nta kibi agamije gukora. Ubwo nibwo yavuze ati reka nawe ajye muri hoteli, nawe ajye gufata icyumba kibe nyine nk'abakiriya bose basanzwe bajya muri hoteli. Ubwo rero umugabo yamaze kuba yapanga umupangu, aravuga ati reka nanjye muri hoteli nyine nanjye kuba nakenjuringa nk'abandi bose, ariko target yarafite yari iyo guturitsa ahari hari kubera ibino birori byabirimo abastari batandukanye ba hano mu Rwanda. Kubw'amahirwe umugabo akimara kugeramo imbere hagaragaye igikapu kinini ari kugiterura, baravuga ati igikapu ni icyande, abanza kubyinimi aburukuntu areba, aravuga ati ni icyanje. Kubw'amahirwe nyine bahamagara abasirikare bashinzwe kuba barinda iyo hoteli, baramusaka basanga afitemo grenade zigera kuri 5 zose. Bivugwa ko yagamije kuba yazitera ahari kubera bino birori hose, akanyanyigiza ubundi akaza kuba yaziturikiza rimwe icyarimwe, abantu bose bari bahari bakaba bahasiga ubuzima. Ibyo bikimara kumenyekana rero uwitwa The Ben yagize ubwoba, birumvikana bose baratitira, baravuga ati ibi ni ibiki tugiye kubona hano muri Kongo, ibintu biradogera biba bibi, ibintu bitangira kuba byasenyuka, abantu batangira kwirukanga, baravuga ati mudutabare. Ariko nyine kubw'amahirwe
abashinzwe umutekano babasha kuba bafata uwo muntu hakiri kare rwose nta kimwe yangiza, babasha kuba bamujyana nyine umutekano ukomezwa urinzwe nyine urakazwa cyane birumvikana. Abantu batangira kuba bakongera gufata agatima batangiye no kuba bakongera kwisuganya nyine bashyira imitima hamwe bavuga ati ni Imana yonyine yadukura hano hantu. Ubwo ibirori byaje kuba nyine byarangira gitaraganya, birangira uko batabipanze, ariko nyine urebye ko n'ubundi ibyinshi wenda ibyitangiye byamaze kuba byaba, ahubwo hari hasigaye nyine ko basoza neza nyine bagataha bavuga ati turasoje yagenze neza, ati namwe muzayipange tururyoshye nyine twerekane ko dufite amafaranga. Ubwo rero ntabwo byaje kubahera, ntabwo baje kubigeraho, gusa nyine Imana yakinze akaboko, ubundi umwanzi aratahurwa afatwa hakiri kare, abantu bararokoka. Benshi batangiye kuba bavuga bati ubundi uyu mugore n'ibiki atangiye gukora, ati kuba yapanga gukorera ikirori hano muri Kongo ahazindi ntambara zihabera n'ibintu byinshi bigenda biba umunsi ku munsi bitari byiza, ati ni gute yajyana ko gukorera ibirori nk'ibi ngibi mu iki gihugu kitabamo umutekano na mukeya. Benshi rero nyine bahereho bavuga ko atari byo, ati no kuba uwitwa The Ben cyangwa se Kevin Kade, Uncle Austin, Muyango n'abandi kugenda bagateranira hariya atari ibintu bipanzwe na kampani ikomeye cyane ngo byacunga umutekano, ni ibintu bitari byo kwizerwa, kuko rwose muri Kongo ntabwo wahabarira ngo wazakorera ikintu ngo wiseye ko kizagenda neza. Benshi rwose bakunze kuvuga bati The Ben bino bintu ntabwo akwiye kubyemera, ati ntabwo akwiye kuba yafata urugendo ngo ajye muri Kongo atizeye umutekano waho. Benshi batangiye no kuvuga ko uwitwa The Ben nubwo amananye neza n'uwitwa Alia Kuru, uwitwa Pamela rero nawe agomba kuba yakitonda, kubera ko rwose uwitwa Alia Kuru ngo ashobora kuba yapapura Pamela umugabo rwose ngo akagenda akamutuza hariya mu mujyi wa Goma, kubera ko ariho uwitwa Alia Kuru yubatse, cyane ko nyine ngo ari nacyo gihugu yavukiyemo ariko akaza kuba akorera mu Rwanda. Benshi bakomeza no kuba bashidikanya kukuba amafaranga afite atari ayo akorera, ahubwo ngo ari ayo agenda asarura mu bagabo bagiye batandukanye, cyane ko mu minsi yashize nabwo ari we mukobwa watangiye agaragaza ku mbuga nkoranyambaga ko yamaze kuba yakibikaho imodoka ya miliyoni 500 iri mu bwoko bwa Barabas, kandi bakanavuga ko ngo amafaranga afite ngo atari umukobwa wayakoreye, ahubwo ngo yakorewe n'abandi, ngo we icyo yakoze ni ukuyashyira kuri konti ziwe akaba ari we uyakoresha ibyo ashatse. Ati kandi sinumva ukuntu uwitwa Alia Kuru yakoresha isabukuru y'amavuko y'umwana ikamutwara ajya kuri miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, n'amafaranga atari makeya, n'amafaranga ubutapfa gukorera ngo ube wayagwiza gutyo gusa, ahubwo ko n'ubundi aba yizeye aho ari buturuke. Ati n'ubundi ni ibintu byiwe, ni ibintu bitamugora cyane kuba yayabona, niyo mpamvu nawe ayakoresha nk'uyikuraho. Ubwo byose bitangiye tariki 16 kuwa mbere nibwo uwitwa The Ben, Alia Kuru n'abandi bakobwa batandukanye bose bari mu bitaramo barimo na Kevin Kade, bose bafashe imodoka bakagaruka i Kigali, bakavuga ati ubwo tutashye, ubwo tuje i Kigali mu murwa, nibwo tubonye amahoro, nibwo twakizera ko ibintu byose byamaze kuba byarangira. Ubu ngubu rwose baragarutse mu Rwanda bameze neza.